Ambo. Sasa le ibintu somugeni. Mwamugiye gukina mugeni. Banga bantu ngi. Katonda wanjye. Grafre. Mwana tukondoheraho mwana uraza kunduriraho nk'izuki wajuga abanyamacyaje ngo namasaza mwana avuye ku mwana ujye wayero mamagaro yabiriza nakumva nakumbushe waje ugabanya ukamenya kuri mukuru mwana mukuru se ndakuru ariko niwe ufashe umuntu mwana ngaradubira aho bari kudubira ase mundi wabaye ukusanira ku mutiza Nese sikona bana kukusa swakaga zikorwanye ko bwakusiga tekereza mwana umunibere kuri telefone abyibere mukaza kusakuza bito mwana waje uranyuganye ukajiju igihe warahereye nago ubuzi neza ko mwana gitekereza kabiri mwana fana kwa gitekereza nk'igice nese bro umusatsi wangira kuri base imisatsi reka mbaze ngo base tuvuye ku musatsi niba base utekereza neza nibere kuri telefone byandimo ndareba shiri wanjye ngo yanyanze bari kunterenda ngo ubutica kimwe cyakiza kurukingira gwe wacetse mwana ibyo ndimo birahagije nyiragutuzo irandeba abakira nkundiye niyaka yedara ubure bidonde muri amazi no cyangwa ende bravo uko cyabaye abuze grafu ntabwo bibiki njye sinajya he uraci kunyereza he ariko umuntu umusore ngo ngaho uzabona uko gutera bone imyaka ntabwo mu rugo urazi kwigura ibijumba byangabyo narubuze niko n'ingoko zibaho agitembera nk'abandi basore usembaye nimba niba mu rwego ndamaze bari mu karatuje n'akoruza ukayisa ariko cyane kamaze gasimbuka mwana ngira ikintu bibira niba maze imyaka 5 mu rugo nahantu ngira njya ibyo byakwiye kuba ni ku musore ese niba nagenda n'ubundi najya muri bagenda ntera amadabana babandi se ndi umusore niwe musore n'abandi barabeye wageze kuki wese ugeze kuki bigenda ndana tuba tuhagaze wakintu bihagarara ariko mwana undike bihagarara undike ihagarara wowe nano bunafata wakintu fatiki nese grafre wagiye ko kanyabwira ko tugenda shaka ubundi si kunyereza henga hano kari mu rugo natendera he ajya gusura marume se najya gusura mama se najya gushaka ndasura ndi oya genda bani nese wa nashakaga kugira ngo arana nashakaga kugenda aho hantu ngaho nabyumvisha nshaka kugenda amba rugenda hano tugiye kuza kubashaka kugenda ajyana tugiye kuza kunza tujyana akecu tubishaka kuba ngo watumwijyana ne nacu namba gutega no kujya kuryama ariko reka ne kubangamira nje ubuse n'ijya kuryama uramwana ikira aho simbagiye ari kugende nawe umushaka hanga reka ducanga uri kunukira abakira n'abashyitsi bashaka kuza kunzwa kuvuga ati mwimuriye ubwiherero muri salose hako nugaseke nati byagisekije ngaga ese ubushatse kuba ko ni kuruka cyangwa barari ibyo bisitsi byashizemo ifumbire mwana abana yadepchemo ukaba waribagiwe ko gabyarakunaniye uko gasa ngaba cyane shawanukiraga dore ntabwo wose usa nk'intuza ng'urugundo reka ni hamagarira icyana cyiza gitere rero byose ni hahani kani hamagarira Yesu ben nonge bwaza kunzura katamfatasi ado mon ami umeze ute meze neza kwaje nshaka kukubwira se waje ukansura ko uho muri njye nshanga iminsi njye n'urundangishije kandi bikore vuba ndi kumva nanagushaka nshaka kukubona okay nyuma y'minota ingahe 10 wendi 5 I love you. Katonda wanjye. Oh mon ami, je t'aime. Oh. Neza. Bari watinze nagukumbuye.
ariko amayiguraje. Ya, ni karibu na kibazo bibiri. Ubumenyera hano yena yingiye n'iziki nuko saringa tuzana icyo kumara zamu wawe se ko mbona nasi be ubwira kwa wamuriye muri none yuri service toto kabisa vuba dole twanje ariko umukozi arihera weza nta kibazo ariko sasa ubona awatuje ubona ntagukumbuye nde nakukumbura benje nari mukumbuye ase ziko mama gafite gahunda yo kuza kukureba nabigenza ndavuga ndika ndebe ko namuhamagara azayira ndebe benje nawe ese ko mbona uri kureba uko asanga asanga nasi kuntu meze zamu ntangira umukozi ko mfite atuzuru zamu What? mbona tuwezi zamusheribye mumwihorere zamucyana ngo ngwini ngo ariko yego kwese nyiriga Imana Yesu Kristo watanze umwana Yesu Kristo ku musaraba akamanuka akaza ku isi kudupfira akabanga agapfa kazuka ibi bintu Imana irabizi ibyo bakubwira ndangira umukozi ndamwiruka ese sheri n'umukozi wawe n'umukungumani gako Yesu Kristo subhanahu wa ta'ala nini natwekani ariko kamaje ngo zakarusha n'urundi darashaka kuzankubita nta kinda sigasha zamunda kuri ariko se petit frère ushatse kwigira hanga nguri boss urugo rubwe cyane rwa papa ninde papa nisha sura mirukanyira ababyeyi banugora birukanyira rero abagira basuzura yakize cyane se kwango ahanga zamu akanyeshuri keje nacyo cyakora kapfa gufushiza we na no madame manizamu bayashaka ukimwe bontu no muntu zamuna kubwe uri kumpanganira ati torazini kungwesho ije kuzimanagura ndi bana mwe ije mwana kungwe mu bakazi nakakusina n'ikintu cyo kunywa afite icyaka igiki ntabwo ibyo nabikora kana ariko wambere netwe ngo ningira ahantu nja mutegereje ngo umuntu ngara mu mugi hano warugi icyambere byo ntabwo bikureba urizamahanga genda ukore ibyo bakubwiye uracanyita zamu reka cyakapfa gupfa gasore na nigenda ariko nta kintu nagukorera do wallahi do nta kintu nakora ibi bintu vyarabiye reka ye dana nambari yande oya ariko baby no please bakundi nyine icyumwamikazi ashaka umwami ntabwo yakimwima simbere we gusa ushaka kubakeza atitwa nango natugusubiza pe aya birasinsubiza reka be nawe mundi sendance ujya zamu arya mutumye nacyo kunywa shaka amazi zamu bikozane n'amazi uri kumva kobe none se sakubwira kandi bazinzi itekerezaho mfatwana abana what utumwezi beranangaje no kuri Imana reka rabizi ko buri muntu umutima we afite indote sure tunyo itomije yes we bengo musi no mbatwaba thank you ariko se mwana ibintu byose na no ubonye ikise ko muri gusa ambo be wisho musango ambo zamu Katonda wanjye mwana mugiye guki mwana mugiye banze umbwire tanze muhobera mwari mugiye gukora iki ureba iko mwari mukoze ibiki